erega hari amasayansi wagiye biga n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko n'isomo ry'ubuzima rirakwiye, hari ibyo ugomba kubanza ugacamo. Ariko icyo nakubwira ku ifunguro ry'uyu munsi, umucunguzi wanjye ariho. Ndabakunda, Imana yo mu ijuru umugisha. Mbahaye ikaze ku ifunguro ry'uyu munsi, cyangwa se ifunguro rya none. Ndi Fulgence Mutabaruka, inshuti mukunda, inshuti yanyu. Ndabakunda, murankunda, ndabizi. Imana yo mu ijuru duhane umugisha twembi. Uyu munsi tugiye gusangira uyu mutsima dusanga mu Bacamanza ibice 6 umurongo wa 14. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, "Ngiye nuko imbaraga zawe zingana, ukiza Abisirayeli mu maboko y'Abamidiyani." Aya ni amagambo tugiye kuganira. Uyu nguyu tubonye n'uwo bita Gideyoni. Abisirayeli bakimara kugera mu gihugu cy'amasezerano, bamaze kugera mu gihugu cy'iwabo, Yosuwa amaze gupfa, babaye bayoborwa n'abacamanza batandukanye, ariko bagenda bagira intambara zigiye zitandukanye. Hamwe barwanywa n'Abafilisitiya, barwanywa n'Abamidiyani, barwanywa n'iki, aho ngo barwanijwe n'Abamidiyani bajya batera imyaka, Abamidiyani bakaza bakayirandura, barabazengereza bababerera nabi. Ariko byari bitewe n'iki? Bitewe n'uko ngo babaga basubira bakibagirwa Imana yabo. Akenshi iyo twibagiwe Imana, akenshi iyo twaretse Imana, iyo twarongotanye Imana yacu tukayibagirwa, hari akaga duhura nako. Burya nawe ubuzima bwawe bwinshi urimo ucamo rimwe na rimwe, hari ingaruka ugenda uhura nazo bitewe n'uko utizera cyangwa utubaha Imana. Kubaha Imana biducisha muri byinshi. Kubaha Imana bitera ubuzima buzima. Kubaha Imana bitugira umumaro ari ubuzima turimo ndetse n'ubw'ejo hazaza. Ngo nuko umunsi umwe Uwiteka asanga Gideyoni arimo asekura ingano ngo azihishe Abamidiyani. Aramubwira ati, "Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ndetse ugira n'ubutwari." Gideyoni arabaza ngo, "Ese koko ndi umunyembaraga?" Iki ni ikibazo nawe wakwibaza ngo, ese ndi umunyembaraga? Ubutwari mfite ni ubuhe? Kureba ndi uwo muryango woroheje iwacu tukaba tutazwi, nakiza gute amaboko Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani? Ubutwari bwanjye ko ntabwo mbona. Bitera kugira ngo uri umunyembaraga. Ku meza y'uyu munsi, ku ifunguro ry'uyu munsi, ndagira ngo nkubwire yuko uko wibona siko Imana ikubona, uko wibona ntabwo ariko abantu bakubona. Hari igihe akenshi wowe ubwawe wipfobye, ariko Imana aturemye mu buryo butangaje, kandi umuntu wese Imana imuhereza umwihariko wiwe. Hari byinshi ubere kuba wahindura, hari byinshi ubere kuba wakora. Ngo Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga. Imana magambo, Imana iri kumwe nawe. Rero nkubwire ngo gira kwizera mu buzima bwawe bwa buri munsi, umenye yuko Imana iri kumwe nawe, kandi ibintu byinshi byashoboka kuko Imana iri kumwe nawe. Ntukwiye gutinya kuko Imana iri kumwe nawe. Niba ariko utekereje gukora, genda ugikore. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga. Twari igihe wita umukene, Imana ikwita umukire. Uzi ko ari igihe wita injiji, Imana ikakubona nk'umunyabwenge. Uzi ko ari igihe wibona nk'umuntu w'insuzugurwa, Imana ikakubona nk'umuntu w'umunyacyubahiro. Burya uri umuntu ukomeye n'ikimenyimenyi. Imana yakuremye iby'umwihariko, uriho wowe by'umwihariko, uriho wowe ubwawe. Nta wundi muntu uri kopi yawe. Yakuremye wowe ubwawe gusa, wowe ubwawe uko uri uko. Imana yakuremye kuko nta wundi muntu uteye nkawe. Ushobora kuzenguruka mu isoko ry'abantu 1000 ukabona wowe ubwawe urisa wowe ubwawe. Rero umunyembaraga ntukisuzugure. Hari igihe usanga rimwe na rimwe umuntu yakaba akora ibintu bimwe by'intashyikirwa, hari byinshi yakagezeho, ariko kukivuga ngo ariko se njyewe ukamuti ese njyewe. Buriya ikintu uvuga ngo njyewe bijya byicira abantu, bikica abantu, bikabuza gukora no kugera kuri byinshi. Kuvuga ngo njyewe se ibi nabishobora, njyewe se ibi nabikora, njyewe se mama utarize, njyewe se mama. Ntabwo wagize amahirwe yo kujya mu ishuri ngo wige cyane uminuze, ariko nubwo wize makeya, burya hari na benshi bifuza kuba barize nk'ayo wize. Burya buri rwego rwose umuntu ariho, hari benshi bifuza kumera nk'uko ari.
rero burya uri intwari, urashoboye, uri umunyembaraga, kandi ukwiye kugenda nk'uko imbaraga zawe zingana. Avuga ngo ugende uko imbaraga zawe zingana. Amambere nigeze kubasobanurira, rero buri wese akwiye kugenda nk'uko imbaraga ze zingana. Usanga abantu benshi bafite imishinga bavuga ngo nifuza gutera imbere, nifuza kuba nakugura nkagera ku rundi, nifuza kuba nakubaka, nifuza kuba nakubaka urugo, nifuza kuba naza mu muryango wanjye, ugasigarana inzitizi zivuga ngo ariko se ibi nabigeraho gute, bitewe n'uko ukireba runaka uburyo yagiye n'inzira yaciye n'uburyo yabigezeho. Ariko runaka ni runaka, nawe ni wowe. Runaka akoze nka runaka, ariko nawe wakora nkawe, igihe nuko imbaraga zawe zingana. Hari ikiganiro mwakunze kiri hano kuri iyi shene, aho ugeze kubabwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana, ukora akazi ni akazi. Ukora akazi. Hano babwira uburyo ugenda ugahora n'umuntu ukamubuza ariko se ukumva mu by'ukuri akubwira uburyo yifuza gukira, ariko wamurangira akazi nagakora. Wamurangira ati reka date hari ibintu Imana yamvuzeho. Kwari akazi yakaretse, bivuga ngo akazi kabi gahesha keza. Ariko buriya ngiye nakugira inama ngo burya akazi kose ni akazi. Niyo kabara ko gukuvura muri toilette, gapfa kuba kinjiza kaje. Hari ibintu bijya bimbabaza kenshi mu buzima, ukagenda ugahura n'umuntu mena abantu nk'abo nyine nge mbita abasongarere. Mena abantu nk'abo badakunda gukora, dukunda kubyaza amahirwe cy'Imana ibashyize imbere, akavuga ngo ntari ibindi ntegereje, ngo reka sinakwisuzuguza, sinakora ibi ngibi, ntegereje ibindi. Ariko se wibwira bitaturuka aho ngaho, aho ngiye mbita abasongarere. Umuntu murangira akazi k'ibihumbi 20 n'urugero, nimvuga 20 umve nabo turangira ka 500 akakanga, urangira k'ibihumbi 520 akakanga, ngo ntiyakwisuzugura, ntiyakwitesha agaciro. Akubwira ati ngewe ntabwo najya gucuruza, sinakora biriya bintu, sinshobora kubikora. Ariko bitewe nuko avuga ati byanteza isoni, ariko mwahura ukabona kwa 500 ati wampaye 500 nkagura ka mituye. Abantu nk'abo barahari, bati wampaye 500 nkagura ka mituye, wanyohereje ka mituye, nyama kubwira ati akasi nagakora. Ati nabangiye kwisuzuguza, aka nikagendanye na level yanjye, nikagendanye n'amashuri nize, nikagendanye utegereje kandi uzagakura hese. Uzagakura hese. Kora akazi, namerwe Imana guha, ugere uko imbaraga zawe zingana, ugere kwizera. Ariko ubundi nde muntu ibintu byose bigira uko biza. Nta n'umwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Hari igihe aho ngaho Imana ibigucira inzira, ariko wenda mwese nimuri abashoferi, ariko iyi modoka ijya guhaguruka ihera muri vitensi ya mbere. Muzambwire niba imodoka ihagurukira muri vitensi ya 5. Imodoka nyinshi tubona mu muhanda zifite vitensi 5, ihagurukira mu ya mbere, wamara gufata kabiri ugafata iya kabiri, wakongera washaka kongera ubundi ugafata 3, ugafata 4, iyo ugeze muri 5 aho hantu rwose uba urimo wirukanka cyane. Ariko hano hashaka guhagurukira muri vitensi ya 5 ntibishoboka, imodoka irazima. Uhagurukira muri vitensi ya 5 ntibishoboka, imodoka irazima. Uhagurukiye mu ya 4 ntibishoboka, imodoka irazima. Uhagurukiye mu 3 ntibishoboka, imodoka irazima. Hari ahandi ugomba kubanza, hari n'isomo ry'ubuzima ugomba kubanza. Erigara amasansi wagiye biga n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko n'isomo ry'ubuzima rirakwiye. Hebyo ugomba kubanza ugacamo. Ariko icyo nakubwira ku ifunguro ry'uyu munsi, nuko ugomba kugenda uko imbaraga zawe zingana, kandi imbere yawe byinshi Imana iguteguriye. Ariko menya kubyaza amahirwe igihe cyawe. Baciye umugani ngo iyi minsi huzura yiba. Amahirwe ugize uyu munsi ejo ntazagaruka. Amahirwe aza rimwe gusa. Amahirwe ugize uyu munsi wa none yaraje, ariko ejo ntazagaruka. Byaza amahirwe wari ubonye, nta wamenya iyo byerekeza, wenda ejo hazaba heza kurenza aha ngaha. Ariko niba ubigiramo uruhare, byose biraturuka mahitamo yawe. Ndagukunda. Ntiwibagirwe gukora subscribe, share, like na comment, kugira ngo tubane. Imana iguhe umugisha. Shalom.